Nongeye kugusuhuza mwifuriza ikaze kuri YouTube channel wowe udahwema kudukurikirana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye uri uw'agaciro gakomeye cyane kude chapeau. Turagushimiye kandi ko wakoze subscribe. Nawe utarayikora rero nicyo gihe cyiza cyo kuba wayikora. Reba munsi y'iyi video yacu kandi ahanditse ijambo subscribe, wibuke no gukora ku nzogera kugira ngo utazayicikwa n'ibiganiro iyi YouTube channel igenda igarukaho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ikintu tugiye kurebera hamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ni icyifuzo cy'abantu benshi bifuza kugira. Ikintu cya mbere umu YouTuber akenera ni subscribe 1000, watch time 4000 ndetse yewe na views, cyane ko views tuzivuga cyane kuko views yewe waba wabonye watch time views ziba zijyanyeho nko kubipa. Kuko ntabwo ushobora kubona amasaha umuntu atarebye video yawe cyangwa kandi akireba umunota umwe views iba yiyanditse. So guys, rero ngiye gukwereka uburyo ushobora kubona abasubscribers 1000 mu minsi 2 bigashoboka. Wakoze neza cyangwa se witaye kuri video ugiye gukoresha ukayitunganya neza ukora video nziza iri trendinga, wemerewe ko wabona views 1000 mu masaha 48. Ibi ndabikwereka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Okay, reka twihute cyane twinjiye muri YouTube studio yacu turebe aho iherereye. YouTube studio icyambere na mbere rero nawe ugomba gutunga YouTube studio muri telefone yawe kugira ngo uzajye ubasha kureba uko wamanaginga ibijyanye na channel yawe. Okay, reka tugendere ku buryo bwihuse. YouTube studio iri hano, reka tuyinjiremo turebe uko bimeze. Kuko mfitemo ama account menshi agiye atandukanye cyangwa ama YouTube channel atandukanye, tugiye kurebera hamwe kuri YouTube channel yanjye imaze igihe kinini. Reka tube ariyo twinjiraho mbereke uburyo nagiye mbona ama subscribers benshi mu gihe gitoya kandi bitangoye. So hano rero turi muri YouTube studio, uraza ujya hano kuri get started. Ndahakwereka kuri get started sana uraza hita ukirikaho rero winjiremo utangire winjire muri YouTube studio. So numara kwinjira muri YouTube studio ngira ngo urabona views mfite biri mu 1115, watch time 1300. Urumva ko ngewe hano ndi mu rugendo rutoroshye rugeze kure cyane nk'umuntu umu YouTuber. Ibi ngibi byiza nabwo bari namwe ikomeye, ugomba gushimira Imana cyane cyane mbifatanyijemo n'abantu bagiye batandukanye babashije kubana natwe kuri Fungura TV Show. Iyi ni YouTube channel ikora ibijyanye n'imyidagaduro. So twebwe rero nk'uko mubimenyereye tuba kuri Kigali Creators, niho dukunda kugira amasomo yacu agiye atandukanye, ariko uyu munsi mbinjira hano kugira ngo ubashe kubona uburyo nagiye mbona ama subscribers ku buryo bwihuse cyane. So turaza hano rero kuri Analytics hano hasi. Ahangaha niho turi buze tukarebera hamwe uko byagiye bigenda. Okay, twinjiye muri Analytics. Duhite tuza ku cyo bita hano. Uhita uza urebe aya ma video yanjye uburyo ajya performinga. Niba ubibona neza ngira ngo urabona video ya mbere ibihumbi yagize 75, ya kabiri igira 16, ya gatatu igira 11, ya kane igira 6, ya gatanu igira 3. Izi ni short video my friend, izi ni top content. Izi short video mfite ahangaha rero nizo zabashe kuma aba subscribers benshi mu buryo bwihuse cyane, amasaha 12 nabaga ngeze aba subscribers benshi muri rusange. Reka twinjire kuri iya mbere turebe. Niba ubibona neza rero iyi YouTube channel ya mbere hano mu minsi 28 nari maje kubonamo. Oya, ibi ni ibikorwa byakozwe mu minsi 28. Reka turebe lifestyle y'iyi noza ya mbere, iyi ngiyi ya mbere. Okay, niba ubibona neza hano
kuri video yacu ya mbere y'ibihumbi 19 ya shoti, urabona yuko hano ni ibihumbi 19. Ubu nirwo rutonde bagiye banyereka bitewe n'ukwezi nari ndimo. Urabona iyi video yagize ibihumbi 19, there are subscribers yabashije kumereza. Turaza hano hirya dutambike, urabona ko yamaye aba subscribers 52. Tugaruke kandi turebe iyindi video. Iyindi video rero nayo turebe abo yabashije kumereza. Ngira ngo urabona ko iyi ngiyi nayo yabashije iyi iri top. Iyi ngiyi reka nyikwereke. Iyi ngiyi kuri top ya mbere, the subscriber yabashije kuza ima subscribe views ama 176, subscribe ima 267. Abo bantu urumva atari benshi mu gihe gito cyane, uwo munsi nta nubwo byigeze birenza amasaha 12 imaye aba subscribers 267. Si imwe ya mbere. Okay, reka turebe iya kabiri sasa. Reka turebe iya kabiri yamaye 34 bya views. Reka twinjire rero turebe iya kabiri, ngira ngo ndayikwereka ngiyi. Reka twinjire turebe nayo yamaye subscribe zingahe. Urabona hano yamaye views 34, itizima hano views 70 na zingahe n'esheshatu. Ngira ngo urazibona neza hano 76. Okay, noneho rero no ku masaha birashoboka yuko nabwo iba yemerewe kuba yaguha n'amasaha. Ubwo rero niba iya mbere abaye 76, ya kabiri ka 300, 267, ngira ngo bateranyije neza ushobora gusanga abamaje kugera hafi muri 400. Izo subscribe 400 mu gihe kitarenze iminsi 2, urumva ari nkeya. Izi rero wemewe wowe gukora iminsi irenze 2 ukaba wageza 1000 mu gihe gito cyane. Aha ni ku mashoti video niho nagiye mbereka. Impamvu nakweretse short video nuko zishobora kuguhereza subscribe nyinshi mu gihe gito cyane, watch time mu gihe gito cyane, views watch time nazo mu gihe gito cyane, kubera yuko wemere kuba monetize mu gihe wagize miliyoni 10 za views, miliyoni 10 z'aba subscribe za views, kongera kandi ukagira miliyoni 10 wazibonye, ibintu biba byatunganye by'aba viewers bawe kuri nuza ku mashoti video. Ubwo ngubwo rero ndakwigiza ukuri yuko ushobora kuza nawe ukajya wikora amashoti video mu gihe cy'icyumweru kimwe, wemere kuba wabaye monetize. Birashoboka cyane. Okay, reka turebere hamwe rero uburyo umuntu ashobora kuba yareba ni asabwa iki kugira ngo yabasha kuba muri short, asabwa iki kugira ngo yabasha kuzuza ibisabwa kugira ngo yabasha kuhabwa monetization mu gihe yaba akoresheje amashoti video. So muri short video rero ugomba kuba ufite miliyoni 10 za views. Miliyoni 10 za views, icyo gihe iyo uzifite ngira ngo urahabona neza. Iyo uzifite wemere kuba monetize. Ngiza hano miliyoni 10 za views. Ngira ngo urabibona. Mu gihe rero ukoresheje long video uba ugomba kuba n'icyo bita watch time. Ngiye hano 4,000 kandi views miliyoni 10 kuvamo 4,000 by'amasaha ni ibintu byoroshye cyane, kuko na video imwe iguha izo views miliyoni 10 wayikoze neza birashoka wahita uba monetize n'4,000 by'amasaha, biba byabonetse. Ni ibintu byoroshye cyane. Okay, reka twigarukire rero turebe hariya ikintu kinzima kiyo. Ngira ngo nkuko ureba izi short video, izi za mbere zibanza, niba ubasha kubona ibihumbi zamaye byose hamwe, urabona ko ari ibihumbi bigera ku 115. Ibyo byose yabonye rero mu gihe kitarenze ibyumweru nka 3. Nubwo YouTube channel hano iza ikabara mu minsi 28, ariko njye nabibonye mu gihe cy'ibyumweru nka 3.
kandi njyewe nazikoze ari njyewe ngo abonye ko ari short video nkeya cyane. Ibaze rero wowe ukoze nka short video nka 20 waba wabaye monetize. Nibwo buryo bwiza bwo kuba monetize mu gihe cya vuba cyane. Guys, ndakwinginze iyi video rero niba hari ikikumariye kora like. Niba kandi waba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Iyi ni YouTube ikora ibijyanye n'imyidagaduro bita Fungurase TV show, ariko twebwe twisubirire handi iwacu kuri Kigali Creators. Nk'uko mubizi twigisha ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga, uburyo wazifungurira, uburyo wazibyaza umusaruro, uburyo wagenda ukaba wakwibakira imbuga zawe ukazamamarizaho, ukazikoraho ibiki bigiye bitandukanye, ukabasha kwinjiza amafaranga mu gihe gito cyane wibereye iwawe. Telefone yawe irahagije gukora buri kimwe cyose. So guys, reka tube rero dusoreje hano uyu munsi video yacu ye kuba ndende. Ubutaha tuzakomeza turebera hamwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Icyo nakwerekaga ni uburyo ushobora kubona abasubscribers 1000 mu gihe kitarenze amasaha 28 warakoze short video nziza. Birashoboka. Ni gute rero wakona short video zimeze neza? Wowe ushobora kujya gusacinga kuri YouTube channel yawe, ni urugero no kuri wenda ni urugero nka TikTok. Ukaza muri TikTok ukaza ukora video ziri guperforminga cyane, ukazishakamo izifite amalike menshi cyane. Wamara kuzibonamo izo video rero, nk'urugero niba ubibona neza, urabona nk'iyi video yabashije kubona reka mbikwereke neza. Urabona ino video yabashije kubona amalike miliyoni. Yarabashije kubona like miliyoni. Bivuga ngo iyi video yitwaye ukayeditinga, ukagenda niba ifite igihe kirenze, kuko short ijyaho igikoreshwa amasegonda atarenze 60. Nawe rero iyi video waza ukayifata ukayidownloadinga, warangiza kuyidownloadinga ukaba waza ukayeditinga. Aya majwi wasanga yaguhesha copyright bitewe nuko, ariko aya ntacyo yagutwara cyane ko short iyo ari ntoya nta kibazo. Okay, ushobora rero kuza ukayidownloadinga, ukagenda ukajya ibyo editingamo bike cyane, rangiza nawe ukagenda ukayishyira ku mashort video yawe. Icyo gihe ugakora amashort. Hano ushobora kubonamo subscribe n'ibihumbi 10. Birashoboka rwose kuri iyi video, birashoboka cyane, ni ibintu bishoboka cyane. Iyi video rero nta kintu ukora, uhita uza hano kuri share. Ndahakwereka, ukaza kuri share hano, warangiza ugahita uza kuri save. Ugahita uza hano ukayisavinga. Wamara kuyisavinga ikajya muri galeri yawe. Wamara kuyishyira muri galeri yawe, ugahita ugenda ukayeditinga nawe ukayipostinga kuri short zawe. Wamara kuyipostingaho mu gihe cy'amasaha 28 ushobora gusanga yaguhaye views zitabarika, yaguhaye subscribers benshi cyane bashoboka rwose. Ni ibintu byoroshye cyane kubona subscribers 1000 n'umunsi umwe. Birashoboka ko wazibona rwose bitakugoye. So nuko rero akenshi nagiye mbikora kugira mbashe kubona ziriya subscribers mu gihe gito cyane. Guys, reka rero dusoreze aha ngaha. Nibwo buryo bwiza bwo kudakora amavideo maremare. Reka twongere dusubire mu video yacu agenda akurikiraho. Murakoze.